twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Turashima Imana ku bw'uyu munsi, twiriwe mu masengesho, twiriwe imbere y'Imana dusenga twiyiriza. Turi mu masengesho afite intego ivuga ngo umuzuko. Haleluya. Iki ni igihe cyo kugira ngo dusengere ibyacu bizuke. Haleluya. Ibyapfuye, iby'umwanzi yishe, iki ni cyo gihe kugira ngo dufatanye dusenge twinginga Imana ibizure ibigarurire ubuzima, twongere tubone biba bizima bigenda. Turi mu gihe cyo kwibuka Pasika, gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, twibuka igihe yaje mu isi, igihe yabambwe, igihe yagiye kuzimu akanesha urupfu na kuzimu. Rero ijambo duhagazemo kuri uyu munsi ni ijambo ry'umuzuko. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo niwe Imana yahamije mu isi yose. Haleluya. Niwe wenyine Imana yahamije ko Yesu Kristo ari umwana wayo igihe yamuzuraga ikamukura mu bapfuye. Uwo munsi isi yose yamenye yuko Yesu Kristo ari we mwana w'Imana kandi ari we agakiza kabonerwamo. Haleluya. Muri we niho tubonera agakiza, muri we niho ubugingo, ubwiza n'icyubahiro bibonerwa. Niho twihanira, niho tubabarirwa ibyaha byacu kandi ibicumuro byacu tubabarirwa kandi tubikirira muri we. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba turizera tudashidikanya yuko kubw'imbabazi ze no kubw'urukundo rwiwe, kubwo kunesha kwiwe no kubwo kugira neza kwiwe, tubasha kubona imbabazi z'Imana, tubasha kubona urukundo rw'Imana. Rero titire yacu y'umugoroba biravuga ngo gusenya umwuka w'ubugambanyi ndetse no kuzura ibyacu, ibyapfuye cyangwa se ibyaheze mu mva. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turashima imbabazi zawe, turashima urukundo rwawe, turashima ubuntu bwawe, turashima ineza yawe. Turagushimira imbabazi zawe zihoraho uko bukeye n'uko bwije. Turagushimira urukundo rwawe rutagira akagero, urwo watweretse igihe wazaga mu isi ukemera gupfa ku musaraba, ukabambwa, ukazuka. Turi imbere yawe iyi minsi itatu tukwinginga kandi tuguhamagara, tugutakira ndetse tugutabaza. Turakwinginga kugira ngo utwereke imbaraga zawe, utwereke imbabazi zawe, utwereke urukundo rwawe. Turakwinginga iri joro kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka twihuse tujye mu gitabo cya Petero wa mbere, Petero wa mbere igice cya mbere, umurongo wa mbere. Biravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko
yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo yaduhaye agakiza, niyo yaduhaye ubuntu bwayo, niyo yaduhaye imbabazi zayo, yatweretse kugira neza kwayo. Haleluya. Ngo Bibiliya iravuze ngo dufite ibyiringiro. Yesu ashimwe. Dufite ibyiringiro mu Mana tubiheshejwe no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyiringiro jyewe nawe dufite, ibyiringiro tugendana jyewe nawe, n'ibyiringiro dukura mu muzuko w'umwami wacu. Iyo Yesu Kristo aba atarazutse, iyo Yesu Kristo aba atari muzima uyu munsi wa none, ibyiringiro byacu byari kuba ari ubusa. Ibyiringiro byacu nta busobanuro byari kuba bifite ubwo ari bwo bwose. Ariko uyu mugoroba dufite ibyiringiro bizima bitadukoze isoni, ibyiringiro bishingiye ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abo twari turi kumwe kare, nayo ndimo kubabwira ngo usubire inyuma mu mateka y'ubuzima bwawe, urebe mu muryango wo kwa mama wawe, ubaririze mu bisekuru, nusanga harimo wapfuye akazuka akaba akiriho, uwo ngo uzamenye ko akomeye. Winjira mu bisekuru byo kwa papa wawe, nuhasanga uwapfuye akazuka, uwo ngo azaba ahambaye. Injira mu bakomeye muziranye, injira mu batware batwaye igihugu cyawe cyangwa se igihugu urimo. Abapfuye bose barashyinguwe, hasigara amazina gusa, nta n'umukiriho. Ariko Yesu Kristo Imana yahamije ko ari umwana wayo, imaze kumuzura ikamukura mu bapfuye, ikamuha icyubahiro, ikamuha ubwiza. Ubwo yanesheje urupfu, ubwo yazutse, abasha kuzura n'ibyacu, abasha kuzura, kandi muri we hari ibyiringiro by'uko n'abapfuye bapfiriye muri we bazazuka. Bazobaho. Igihe Lazaro yapfaga, bashyikiye bagategereza Yesu bakamubura. Yesu aje, baramubwiye ngo iyo uza kuba uri hano musaza wacu ntaba yapfuye. Arababwira atari korega n'ubundi burya nigewe gupfa no kuzuka, kandi unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Bamubwira ngo turabizi yuko ibyo bizaba, ariko ku munsi w'imperuka. Ntago biringiraga, ntago bizeraga yuko Yesu ashobora kuzura umuntu muri uwo mwanya. Bari bazi ko nibyo koko ibyiringiro birahari, kuzuka birashoboka, ariko si uyu munsi, ni mu gihe kizaza. Yesu Kristo ahita bereka yuko uko ari niko yahoze, kandi uko azaba mu gihe kizaza niko ari n'uyu munsi wa none. Ahagara imbere y'igituro cya Lazaro, arahamagara, ahamagara uwari upfuye, ahamagara uwari uri mu mva, ababwira ngo Lazaro sohoka mu mva yawe. Kubera iki? Uwo Yesu
niwe mwami wo kuzuka, niwe nyiri imbaraga, niwe nyiri ububasha, niwe nyiri ubutwari. Ibi mbikubwiye kubera iki? Nawe ntumere nka Marita, ntumere nka Mariya, ngo wumve yuko imbaraga zo kuzura kwa Yesu ziri mu gihe kizaza ariko uyu munsi zidahari. Oya, uwo mwami wacu imbaraga ziwe zo kuzura ziri uyu munsi, ziri mu gihe kizaza, ndacyara zahozeho. Haleluya. Imbaraga zo kuzuka ntabwo ari iz'iki gitondo, suzuye umugoroba, ntabwo ari iz'aka kanya, kandi si zo mu bihe bizaza, ahubwo ziriho ibihe byose. Haleluya. Uyu mugoroba ngufitiye inkuru ikubwira ngo umwe wazuye Lazaro niyo munsi wa none aracyazura. Wa wundi wasuye Lazaro akamukura mu mva amazemo iminsi ine yabo, n'uyu munsi arashobora kubikora. N'uyu munsi arashobora kuzura ubuzima bwawe, n'uyu munsi arashobora kuzura urugo rwawe, arashobora kuzura imibereho yawe, arashobora kuzura ibyawe byapfuye. Hari igihe wicara mu buzima ukareba imbere ukareba inyuma ukabona nta kintu na kimwe kigifite ubuzima. Ibyo bihe bibaho. Ibyo bihe bibaho aho ibintu byose bibura ubuzima, ugashaka ikintu gifite ubuzima mu mibereho yawe ukakibura, ugasanga urugo rwawe ntabwo rucyavansa, ntabwo rukimuvinga. Ukareba imyaka umaze mu rushako 10, 20, 30, ugasanga nta buzima bwigeze buba muri urwo rugo. Igihe cyose yari imihangayiko, igihe cyose yari amarira, igihe cyose yari induru, igihe cyose bwari ubukene, igihe cyose kwari ukuburara, igihe cyose yari struggle, abana kwari ukwirukanwa ku ishuri. Ubuzima ntibwigeze buba ubuzima mu rugo rwawe. Mana wo mu ijuru turengere kandi dutabare. Wakwitegereza mu birebana na bizinesi zawe ugasanga ibyo wagerageje gukora byose nta na kimwe kigeze gitera intambwe, nta na kimwe kigeze kigira aho kiva n'aho kijya. Yesu aturengere. Ugashaka ubuzima mu mikorere yawe, mu maboko yawe, mu nzira zabo, ukaburayo ubuzima, ukaburayo ikintu kigenda, ukaburayo ikintu kizima. Ibintu byose ugasanga byarangiritse. Imbuto zose wagerageje kubiba, ibikorwa byose wagerageje gukora, nta na kimwe kigeze kiresista, nta na kimwe kigeze gitera intambwe, nta na kimwe kigeze gitera intambwe mbere kigende ari kizima. Ahubwo ibintu byose wakoze, ibintu byose wagerageje, nta buzima bwigeze bigira. Mu rubyaro ugashaka umwana we nibura wateye intambwe ngo agire ahagera, washobora kuvugana ukaba nibura uhagaze, ushobora kuba ikishingikirizo cyanze mubura. Kavuga ati reka basi bandebere mu nshuti. Wajya kureba mu nshuti ukaburamo inshuti nibura ifatika, ukaburamo inshuti nibura wakwishingikiriza. Bavuga ati iyi ni inshuti y'ubuzima bwanjye, uko biri kose, uko bimeze kose, namwishingikirizaho, yansapotinga, yamfasha, yanshyigikira. Ugasanga kuri side y'inshuti
naho ibintu byarapfuye nta kizima kirimo abanditsi cyose reka mu mashuri ukinjira kuri pati y'ishuri ukareba nibura mu ishuri muba mwiranye bose nta n'umwe kwibuka abandi bose baremere bandi bageze kuri bwinshi bitandukanye ariko we washaka ikintu wageze mu buzima nta na kimwe wareba amashuri wize ikintu akumariye nta na kimwe bandi barize amashuri abagirira umumaro arabazamura bahindura abayobozi abageza ahantu hakomeye ariko ibyo wize byose byarakuvunye waraye ama school fees ariko nta musaruro nta musaruro uri mu kintu cyose wakoze mu bundi buryo ubuzima nta buhari kavuga itsoke reka nde mu muhamagaro reka nde basi mu nzira yo gukorera Imana ugasanga no mu muhamagaro no mu nzira zo gukorera Imana ibintu byagiye bipfa bisubira hasi niki kizima nibura ureba mu buzima bwawe ukagishaka ukakibura ugasanga ibintu byose no gupfanganya ugenda upfundika mu gitondo upfundika ku mugoroba no kugerageza gupfundikanganya kubera nta kintu gihari uvuga iki nange ngihari nange ngirebye ikisima mu mibereho yanjye mu buzima bwanjye ubuzima bumeze agahinda burimo kwiheba umubabaro butarimo ibyiringiro ibintu bya Pasika kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo kwibuka yuko batubonesheje urupfu kuko umwami wacu ari wazutse niyo mugoroba gusa kugira ngo uze kuntiza akanya gatoya tufatanya dusenge kwinginga Imana twinginga Yesu Kristo amanuka uyu mugoroba atusurire ubuzima atusurire ibyacu yishire mu rutarazo yishire mu kazi yishire mu muhamagaro yishire mu nshuti ahantu hose ngendo zawe zapfuye ubwo zawe ukintu nta kimwe gifite ubuzima ariko ijoro uyu mugoroba tutakima twigira tuzakukaho tujye kurangiza kugira ngo dufatanye dusige duhamagarisho bisoke umunsi ni kwa kabiri ariko 17 umunsi wa kane amateka mu buzima bwa Yesu Kristo bujya rugora ku musaraba haleluya iki ni iki twita Holy Week nageze mu cy'abatagatifu icyumweru cya Holy Week haleluya iki cyumweru gifite ikiranze mu buzima bwa Yesu Kristo mu minsi we ya nyuma yo ku musaraba ku cyumweru last Sunday yari Sunday yo bita Sunday cyangwa se icyumweru cy'amashami ni Yesu Kristo yaramanutse agiye i Yerusalemu igihe yamanukaga ajya i Yerusalemu yaracizira atazongera kunyuramo ukundi yaramanutse agiye i Yerusalemu ategereje kuri Pasika agombaga gufata akambwa agapfa akazuka yagize agasubira rero hari cyabaye muri iyi minsi cyangwa ubwo Yesu Kristo nicyo cy'indobe amanukeza i Yerusalemu muri iki gihe nicyo gihe impumyi yitwa Barutimayo iyi mpumyi yitwa Barutimayo Yesu yanyuzemo ariko bwa n'ubwa nyuma azongera kwica iyo Barutimayo ahushe uwo munsi yari kuzaga umunsi n'akozanye keretse ati akazatabagwa na Petero ikindi cyakozwe muri iki cyumweru Yesu Kristo ishaka imbuto zo kurya arazima arangije arakivuma bya mu gitondo cy'ubu ndimo ndababwira ibintu byabaye muri iki cyumweru cyo gupfa kuzuka kwa Yesu Kristo kandi muri iki cyane muri iki cyumweru igihe
yije musengero akubita abacuriza musengero bari muri musengero arabasohora abagisha bwiza bw'Imana. Haleluya. Niba tubirase iki cyumye so birangiye nicyo gihe ku munsi wa gatatu kuri karandiriye ariko kuri karandiriye yambya nicyo cyahise mu kwa Simoni mwabo azana amaboko mu neza ayamusubirenge ayahanaguza imisatsi. Haleluya. Ndabwira Bibiliya ncamake byihuse kugira ngo basigibira abadukurikira bakunda ndimo muri imbere y'Imana. Haleluya. Dara ku munsi wa kane aba munsi wa gatanu tugende kuri karandiriye abiri cyangwa se ku minsi abiri haruri iminsi ibara iminsi ku wa kane kuri karandiriye tugenda ari uyu munsi hanyuma ni ku wa gatanu kuri karindiriye abiri ni munsi Yesu Kristo yatumye abigishwa biwe abwira bari mugende kwa Ntuza. Igice cya 26 cya Matayo umurongo wa 3 bavuga ngo Yesu ari Betaniya mu Bembe umugore ari afite umukondo w'amavuta meza ameze igiciro cyinshi cyane ayamusuka yicaye arya. Beka tumeze muri kifuka murongo wa 18 arasubiza mu mugwa pamuza agakuba n'akavuga baramujika umusamere yari imisina isembe abigishwa begera Yesu baramubaza bati urashaka ko dutunganiza he aho urira aho urire ibya Pasika. Iyi Pasika yari Pasika y'Abayuda. Hariho yo Bibiliya ivuga abo Pasika ibs Pasika iyi Pasika cyangwa se kunyuraho kwambuka Imana hayibisari mu gihugu cy'Egiputa n'ijoro bafiriye mu gihugu cy'Egiputa bari itsinsembuye barumwana ibi ngibi byashushanya Kristo irabwira ngo nimuyuke kandi ibi nimuzigera mu byagirwa muzabikora gusa uko rero niko asaye bageze kandi buri mwaka bagaga iyi y'izima irasimbuye ariyo yitwa Passover ariko iyi cyari cy'ubuhanuzi bwa Pasika ari bwa Kristo uyu munsi none twanamuzuka Kristo. Rero iyi Pasika igeze iyi Pasika igeze abigishwa b'Imana twari kugira tadongo cyane mujye mugwa Ntuza mubwire muti umwigisha aravuze ngo icyo kigenda kugera ngo iwawe niho abwire ibya Pasika n'abigishwa be mugende mu murwa kwa Ntuza bivuga Ntuza. Abateoloji abashakashatsi muri teoloji bavuga ko iyi nzu yari ishyirwemo umwami Dawidi inzu y'ubwami aho indani aho harimo imva y'umwana Dawidi. Ntekereza ko ariyo mpamvu batigeze bakoresha izina aruko inzu yari yubakiwe gushyingurwamo umurwa wa Dawidi umwami wa Israel. Niko bivuga niko teoloji ibivuga teoloji cyangwa se hanyuma wenda tuzamenya izindi komenti zihari ariko ntabwo bivuze ngo ariko igende baba umuntu unganisa ibyo kurya Pasika. Rero mu gihe barimo banywa basangira ibya Pasika hagati muri harimo umugambanyi. Uyu mugambanyi ninde? Ni Yuda. Twari turi kumwe kare kuri uruga twakumuka ubugambanyi nuko ubugambanyi umukamurya ambabi musima umuntu wa bemwaza umuntu kwanga kwifuriza ibi wadeka kamwanzi wa umuntu wa kabiri mubi n'ingari sorry simbuka nshaka kukwikira umuntu wa kabiri mu buzima mweshya ugira ishyari n'ikintu kibi mu buzima n'umuntu mubi cyane kuko ishyari
ishyari koresha ibintu byose bishoboka ishyari uzanga ishyari kandi uzanga ishyari umuntu mubi ububanyi umuntu mubi cyane bivuga ngo anzi wawe nasonza ariko nashakashatse bivuga ngo umuntu nakugambana zamugirira kubera iki mugambi no kubya ububanyi akurimo ubugome akubiyemo uvuga ngo akurimo ibi akumva ikigahagira umuntu ukugambanira ategerezwa ko ufite urwango rw'ubuzima bwawe agomba kuba gufite ishyari agomba kuba ufite ubumwe muri we kandi agomba kuba ari ingari kuko umugambanyi umuntu ugomba kuba ari mu buzima bwawe ntabwo umuntu wa kure ashobora kukugambanira ntabwo kukugambanira umuntu basakishima utavugana utari gahunda zawe ashobora gushoboka buriya umwanzi wawe nasanze umugabure niyambara ubusa umwambike uramaze kwigaragara nawe ese gukunda ndakwanga uyu muntu mwiza cyane yaramvuga ko kugira neza ko uzamufasha kubera iki umuntu wakubwiye ko kwanga uramwirinda muranga musa umuntu wakubwiye ko ntamuzana ntagende wicare ku meza yiwe akubwira ko umuntu yakubwiye ko kwanga muhuriye mu nzira ukafite ugerageza usubira inyuma cyangwa ugaca ku rundi ruhande cyangwa se ukitegura uburyo ki gukubita muri buhangane ariko umwanzi wawe uza bucece akicara iwawe ukamuhereza abo wabyaye akagaterura yazanye amakaro meza yo guha akabebe ariko afite umwego ku ruhande uramugambanyi biragoye kwirinda umugambanyi biragoye kurwanya biragoye kumuhunga atari imana yonyine gusa ikugiriye imbabazi atari ubuvuga imana yonyine gusa n'ubuzima bwawe kugira ngo ukire kuri umugambanyi biragoye kuko afite urugo rw'akamenya Yesu yarabavuze neza bambaye urugo imbere muri ari amasega akigana n'umuntu wambaye imbere yomboka inyuma yawe kugira ngo igushinge ni idubu usha mu gihanda mukaryamana ufujyanye n'inama biterio Dawidi yabivuze neza aravuga ngo si umwanzi wanjye muri Zaburi ya 41 umurongo wa 10 avuga ngo kandi inshuti y'amagara nagaburiraga niyo yanguriye umutima inshuti yanjye unizeraga unagaburiraga utwasangiraga byose niwe wamugera niwe se inshuti niyo mu murongo wa 10 ngo si umwanzi wanjye mbana nabashije kwihangana cyangwa wanyangaga se hejuru mbana naramwihije ahubwo ni wowe uwo duhwanye twagendaga inshuti y'amagara twaganiraga tunezerewe tukagendagendana n'iteraniro muzuye yashushe amasoma kunera uri mu mutima wawe cyangwa agenda kari umutima wawe uzasanga utaragatewe n'abanzi ukora ubuzima bwawe ahubwo ibikomere by'imana bitagambaye babandi tuba tubona ko ari inshuti siri n'ubundi nta kintu kibaho mu kintu cy'itangaza kuko ndabizi ko nta kiza yamvugaho ariko dukomeretswa n'iki wa wundi wizeraga uzamurera akajambo k'ibanga ati umva reka nkubwire buriya wari uzi n'ibindi shawe mugabo wanjye yasinye kontara ubu ngubu bagiye kujya gukora Cote d'Ivoire yabonye akazi keza kubwira ubu bisibwira ataha ibintu by'iki gihe se ati buriya rero dufite mubyara wanjye akora muri perezidansi urumva n'ibyo bavuga ni ariko nyine urumva nyine amatama masa ntabwo isigati twagurishije agasambu twari dufite ahantu gutya runaka agashyamba kari gahari dukuramo miliyoni 2 nyine bagenda zipfumbatisha minisitiri runaka hanyuma kugira urumva agenda gukora Cote d'Ivoire ariko nta kibazo amafaranga tuzagaza muri kamere y'agafanta katizemo n'ibajya bamunera ko azajya akora miliyoni 3 z'amanyarwanda umva ntago ari amafaranga make ira inshuti umaze kuyamenya akanya ntabwo kuri hagaze ariko ko inshuti iganije ari mugamba mu gitondo bajya kubona ngabo yamaze kwitegura yase ibintu byose biri ku murongo
bajya bakora message kuri perezida zivuga ngo akazi kabaye cancelled. Ahubwo mukanya kiraho akaba ndi message ikurikira ngo nawe itabarishye tubwira amafaranga agurishije amaho yashyize mugambaye. Iki cyakomereka ntabwo umuntu wabiganirije inshuti yawe niba mugabo mu inshuti mugambaye. Bari bavusanga watwasenganaga watwabanaga mu nsima niwe wangiriye nabi. Sinanifunisha kwanga amazi, sinanifite amisha ko iwacu bitamuze namutegereje, sinanifite amisha ko nibambe ndinjira no muri bushahara zashote zasomabike utwasangira ngo isi ntihinduka. Ibi ni umwami Dawidi wabivuze yahuye nabyo. Reka turi ku buzima bwa Yesu tumwe turavuga ibyaranze uyu munsi. Umurongo wa 20 igice cya 26 ubugorobye yitana n'igice cya 17 asangire bakijya iratira babwira ukuri yuko umwe muri mwe ari mugamane. Barabara cyane bahera ko bamubaza umwe mwami nige nawe abasubiza ati uwo duhuriza amaboko kumeye niwe uri bungamane. Bicara basangira mu nshuti ziwe niba cumi n'ebyiri Yesu basanze Abafarisayo baramwangaga. Yesu yavutse afite abanzi, yavutse abamwise bamwica mu myaka 5 mu Afurika akashye yingira mu nduko nawe se ahunga ajya kuba mu kandi gace kubera byaro bari birashobora kumwica. Igihe atatu mu bwiza afana mu gagisha n'amanywa kugira ngo nabi ariko ndamuba kugesi wasangira uratoranije warahawe amafaranga urizeye hagurutse akabana n'abaziri kagurisha. Yesu aravuga ko tubihurize ukuboko kumbi n'ubungabane nimusangira bashobosha kwa kamuhereza kesani kagafiriti mutuzina kagasanga kagwafanta kabiri kagasanga kagusanga mu rugo ugahita ufata udufaranga wari wacyanye mu gabatari ugahita ujya guhaha kugira ngo umugabure niwe natsi umugamba. Kuna mwana nakendwa kino gice kivuga ati bayo 12 azana n'igitero kinini fite inkoni y'ishyimbo kubatangira uruna kuri ubwo. Imagine ishti ya ruwa wa hari kwa franga ndio mfano kwa Yesu tekereza kubona ashore igitero bitwara mahiri bitwara inkota yitwara cumu bitwara inkoni aza aho Yesu isi Imana isi ni mbi. Umuntu nkari kuna bitwaje mahiri bitwaje abantu bitwaje inkoni bitwara amacumu abagiye ari kumwe nabo arimo abazanaho Yesu kubona ko bazaza kwaza kubajya guseka Musa ariko umugamba yari yahaye ikimenyetso ati ubundi usome niwe uwo ufata ubundi usome hari icuku hari hamwe ishuri mu mutwe kandi bari 11 bose bari hamwe ntago barizi abafarisayo batibaga Yesu no wuhe muri abangaba 12 12 bari bazi ubariwe muri bo. Ariko Yuda wese azahabaye ahagaze azahaba yicaye basangiye kandi mu minota mike ishize basangiye. Haleluya. Bari hasi asikaba yifunitse azikanzu yambaye kwisa arabizi aziri kimwe cyose kuko mu kanya bari bicaranye basangira bari kumukanya. Ibaze ko umuntu umwicaranye musangira ako kanya gahaguka akajya kuza igitero cyo kukugirira nabi n'imwicaranye asangira. Imagine umuntu mwarimo musangira mari tugere babasi Imana ishobora kumufasha. Niba tugabanya abantu cyane uyu mukajya dusinga twina idukureho umukobwa baye. Ibaza umuntu mwarimo aruka mu 10 azana n'igero kitwaje amahi n'ibibando n'amacu mwarimo musangira. Ibaze ubundi nukuko abaganda banyuka ugamba badikanye mu bitugu birakomeza musangira bari ruhande ashukunyaka mu cyaro cyabo bari ku ruhande kamije mu bitugu byabo
bamaze kumenya iyi si iyo umuntu ahagurutse muri mu kabari murimo musangira, iyo bahagurutse bagiye kuri toilette yagarutse ikirore yari afite ahita akimena agahita asaba ikindi kubera ko abantu bamaze kumenya ko ubushuti bw'iki gihe bwuzuyemo ubugambanyi butabarika, burimo ubugambanyi bwinshi butabarika. uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha, aramusomagura. ibaze abantu bizi, imagine abantu bizi, aramwegera aramusomagura. Bibiliya ibivuze neza ngo aramusoma, si no kumusoma gusa bisanzwe ngo aramwegera. Ibaze umuntu azanye igitero yakugurishije akuzaniye abantu bo kukwica, ariko akuri muri aramusomagura. Murongo wa 50 Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Birababaje. Hari ahandi muri za Luka na Yohana aho ambwira ngo ugambanishije umwana w'umuntu kumusoma. Mu kagambane kawe uhagurutse gusoma umwana w'umuntu umugambanira, urimo umusoma, uri muri ari akagambane. Akarongo kanyuma kuvuga ngo maze baraza basumira Yesu amufata. Baraza basumira Yesu baramufata. Reka dusome mu gice cya 27 umurongo wa 3. Maze Yuda wamugambaniye abonye urubanza rutinza Yesu, ari abandi bakuru n'abakuru babicene bifaniro 3 ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atari banza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Yesu ashimwe. Ibaze umuntu watwaraga umufuka w'amafaranga. Uri mugambanyi rero kugira kugambanira kuko ari n'ibintu birenze. Oya, cyari muri we. Ishino nyinshi ndashaka kugeraho ntabyera. Abaje batuga kugira ngo tugire, ariko yuhindukiye ugasubiza amaso inyuma. Kuko ndakubwira uri ntabwo wageze ahanga, wowe nkurikiye muri kano kanya. Ntabwo wabugeze ahanga utarahura n'akagambane. Ntabwo wabugeze utarahura n'umuntu ukagambana. Ariko nusubiza amaso inyuma ukareba, uzasanga abantu bose bakugambaniye mu buzima. Nta numwe wigeze atera intambwe ngo akurenge. Oya. Nta n'ikimara bagezeho mu buzima bwabo. Nta na kimwe. Niyo mpamvu uzigera ugira umutima kugambana ntuzigera murengaho. Azana uduce 30 ati nimwakira ibyanyu. Yibazaga ko ashobora gusubiza inyuma. Ntabwo ushobora gusubiza inyuma ibihe. Iyo wagize nabo wagize nabi, iyo wahemutse uba wahemutse, ntabwo ibihe wabisubiza inyuma. Niyo mpamvu ikizakubera kiza mu buzima uzirinde guhemuka. Yesu ashimwe. Uzirinde guhemuka, wirinde kugira nabi, ubeho mu buzima bwo gukiranuka, unyurwe n'umugisha Imana iguha. Koko amakosa uzakora ntabwo uzayakosora ngo bikunde, ntabwo uzasubiza inyuma ngo bikunde, ntibishoboka. Arazabwira ati nagambane umuntu utariho urubanza. Bambwira ibyo ni ibyawe, se wabikoze se twebwe twabikoze. Twebwe turabanzi biwe byo turabizi.
hanyuma we wagambanye rero ukagambana n'utariho urubanza, ibyo ni ibyawe. Bibiliya iravuga ngo afata ya mafaranga arayabajugunye, stili nawe ntago yari zari umuntu ukugambanira kugira ngo rukamwe mu kazi ntashobora kugusimbura, umusha wahimbwaga ntashobora kuwuhimbwa. Ukugambanira ngo utandukane n'umuhungu mwe mugiye kubana ntago asubira inyuma ngo babane nawe. Ugusenyera urugo ntago rwinjiramo ngo rutahemo. Ukugira nabi stili ntago gusimbura mu mugisha Imana yaguhaye, we atwara umuvumo wiwe akajya gupfana nawe. Ngo ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Yesu ashimwe. Za feza azijugunya mu rusengero, arangije aragenda arimanika, ariyahura. Ahantu nasomye hose nta mugambanyi upfa neza, nta mugambanyi ugira iherezo ryiza, ntibibaho. Nuhaguruka kugambana uzabuzi neza yuko nta herezo ryiza uzabona. Kandi uzaguruka kukugambanira wese ntazagutera ubwoba, ntazaguhagarika umutima, kuko iherezo ryiwe ni ribi. Murazi umugabo witwa Ahitofeli. Uyu mugabo witwa Ahitofeli yari umujyanama wa Dawidi. Dawidi yari yaramuhaye icyubahiro cyose, yari yaramuhaye ubutware bwose, yari yaramuhaye ibintu byiza byose. Bivuga ngo aho Ahitofeli jambo yavugaga ngo muri seri ryabaga risa n'irivuzwe n'Imana, ndi yakoraga atabaje Ahitofeli. Ari kindoki Abusalomu ahagurutse ku Dawidi, abo Ahitofeli ahaguruka agambanira Dawidi, agambanira Shibusha, akurikira Abusalomu. Dawidi yumvaga ko Abusalomu yavuze Abusalomu n'umwana wanjye naramwibyariye, ndamuzi, nta kintu cyose yakora kirenze. Bagazira sizi ntege nkiyo zibenda sizi, ni muto cyane kubera kintu, nta kintu kidasanzwe yakora. Mureke ahari bugarukire ndahazi, nakana kanjye narakabyaye narakareze nabikigisha, so ibyo kigira byose nibyo kikunkumura bira byose, n'umwana wanjye ndamuzi. Arituriza igumira. Mu kandi kanya iruzi zaziruka zigera kuri Dawidi. Waruzi n'ibindi, Ahitofeli wa mujyanama wa amaze kwiyunga na Abusalomu, ubungubu ari umwe bambanira urakugira nabi. Yumvise ngo Ahitofeli ari Abusalomu, anya yahise abwira abarinzi biwe abwira ngo uyu mugabo ndamuzi kandi nanjye aransi. Izuba ritararenga ntabwo umutwe wanjye uri buze kuba ukiri guta cyanjye nitudahunga. Ariko kariruka kuko yarazi Ahitofeli wari we, yarazi icyo ubugambanyi bukora. Nubona wagambaniwe jya ukiza amagara yawe. Hari umuntu wabaye umwana kandi yari intwari, Thomas Sankara. Yagambaniwe n'inshuti ye, arabimenya ko yagambaniwe, arangije avuga ngo reka ngo n'ubushuti byanjye bamwishe. Na guverinoma barabarangiza, kandi yarabizi n'uzumva zeza yamumenyesheje yuko mugenzi we inshuti yiwe irimo mugambanira ngo imwici mukure ku butegetsi. Avuga ati tsoke reka waro bagambana gise nshobora kugambana. Ibyo uzabaze tarawuriza none. Ntayavuze ngo ya uza bigerageza wese kazamye kugenda kamasaka. Ati ye ntabwo nzareka ngo waro bagambana we ya kora nzagikora mbere y'iki mbere ko nkego zaba. Jina Yesu.
satani karashatse kuba Yesu ariko Yesu yarafurazu bazanga batari mu hano twari mutuvana ari muri izo ushatse kwigira Yesu Imana iraguta iyo ushatse kwigira Yesu niwe wenyine gusa wapfiriye abantu. So rero iyo ushatse kwagitinga nkaho uri Yesu n'Imana ubwayo irakureka ikagutera umugongo ikigendera ikakubwira irwarize. Abantu bigira ba Yesu abitiwe yumvise ko Ahitofeli mugambani ako kanya fata Isirayeli yiruka ahunga agenda ariko urwo magambo Imana imuhagurukiriza bushaguruka araza Imana imutwara ku Abusalomu kujya kurogoya. Yesu ashimwe. Imana ikoresha ndabwira ushobora gucira umugabo w'Imana wa Ahitofeli kinera Hushayi ukenera umuntu nka Hushayi uri mu mwuka w'Imana urogoye imigambi ya Satani urogoye imigambi y'Abayuda karogora gasandaza imitekerereze yabo. Baramaze kubona yuko Hushayi arogoye amaze sugabanye ugambanye bwegeze ku ntego umva reka ki Ahitofeli ugabanye ngere ku ntego Yesu Kristo. Muri iyi minsi twibuka gupfa no kuzuka ko mu Yesu Kristo umuko bugambanye kusa bwawe upfe izina rya Yesu Kristo. Mugambanira urusyaro rwawe ugambanira ubuzima bwawe inshuti wizera ikagucinyimika kugambanira umuntu ubwira ibyo akagucinyimika kugusenya umuntu usana nawe arimo amisha n'abarose umuntu haguruka afatanya n'abawe akifatanya n'abagome ubabwira neza bamwizeye izina rya Yesu Kristo. Iherezo ry'iwe ribi rya Ahitofeli iherezo rye ribi rya Yuda. Imana imukure mu buzima bw'ijoro Imana imukure mu mibereho yawe Imana imukure mu cyezo Imana imukure mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga Imana ndinginga Imana ndahamagara umwuka w'Imana umukirije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iherezo rya Ahitofeli rero rimwe none ngo Hushayi amaze kurogoya inama za Ahitofeli ngo Ahitofeli arasohoka